Inkuru mbi, inkuru ibabaje, inkuru y'agahinda, inkuru iteye ubwoba. Iyi nkuru ngo ni iyihe? Tugaruke mu karere ka Nyarugenge ahazwi nko mu mujyi wa Kigali. Umusore witwa Ishimwe Thierry ufite imyaka 28 y'amavuko yahubutse kuri etage hejuru, etage yo kwa Makuza. Uyu musore bivuga yuko impamvu yiyahuye ari umukobwa wari wamukatiye ndetse yasize urwandiko. Uyu musore yiyahuye ku isaha ya saa 9:05 ndetse bivugwa yuko abaturage bari hano hafi ahangaha bavuze yuko ari urwandiko, yasize urwandiko uburyo polisi y'igihugu yararimo irusoma. Abaturage twagerageje kuvugana nabo ahangaha bavugaga ngo impamvu yiyahuye ngo ni umukobwa wamukatiye. Muntu utarakora subscribe kuno murongo wa Kidasamura Movie wumve ko wahombye. Kidasamura Movie ibazanira amakuru ashyushye kandi amakuru akiriho ivumbi, ndetse aya makuru aba afite ibimenyetso. Muntu ugira ikibazo kwano makuru cyangwa ufite ikibazo kuri YouTube channel yacu watwandikira kuri 0784602885. Reka dukomereze mu mujyi wa Kigali. Iyi yari incamake. Reka dukomereze mu mujyi wa Kigali ahitwa kwa Rubangura. Kwa Rubangura nta muntu utahazira, nyubako yigize nayo kwiyahuriramo umuntu ariko ntiyapfa. Nubwo bafashe umwanzuro kujya bajya kwa Makuza kwira nyubako ya City Plaza ngo niyo ndende, ngo niyo umuntu ahubukaho akahita ashiramo umwuka, ndetse nk'uko abaturage bavugaga ngo bagiye kumva bumba ikintu kikubise hasi. Ikintu mu kwikubita hasi bose bahurura baje gutabara basanga ni umusore wahubutse muri etage hejuru ufite imyaka 20 y'amavuko, ngo bamwita Ishimwe Thierry. Ishimwe Thierry yanditse urwandiko impamvu yiyahuye ngo nuko umukobwa ngo yamukatiye, yamuriye utwiwe twose atumumaraho. Ishimwe Thierry asigarira aho ngaho. Nibwo yafataga umwanzuro wo kubaka ukurira mwino nyubako ndende, akagenda agahanuka ndetse akahita yitura hasi, akahita yitaba Imana. Rero nkuko polisi y'igihugu yari yaje kureba umurambo, twagerageje kubaza abantu ba polisi baratubwira ngo nyaboneka nimukamera amaraso, nimukamera uno muntu ngo mumushyire kuri kamera yangiritse gutya bishoboka. Amagufa yari yatandukanye, yabaye uducece hamwe na hamwe ariko yari atarashiramo umwuka. Ariko bivurwa yuko uyu musore yari afite pressure, icyo bita toroma mu mutwe nyinshi cyane. Ngomeza mbibutsa yuko mujye mukunda urukundo rushoboka, ndimugakunde urukundo rudashoboka. Bantu mukunda abantu mukabimariramo. Iyi nkuru kandi aya makuru abageraho kandi abahe isomo, abasigira isomo kugira ngo namwe mutazajya mu buyobe mugasanga muri yahuye. Nyabuneka iyo wiyahuye wa mukobwa asigara arya neza, ameze neza, ntago aba kwitayeho. Kwiyahura rero ntago ari cyo gisubizo cyangwa ari wo mwanzuro wagakwiye kuba ukora, ahubwo wagakwiye kuba ushaka undi mukobwa. Abakobwa ni benshi mu gihugu kandi umenye ko umubare mwinshi mu gihugu ari abakobwa, nibo benshi. Nkuko abaturage batangaje yuko batambukaga hano kwa Makuza ukumva ikintu kikubise hasi, biruka nk'abajya kureba basanga ni umuntu wituye hasi. Twahamagaye umuryango wa nyakwigendera, batubwira amazina yiwe, batubwira n'imyaka, batubwira n'igihe yavutse n'icyo yaraje mu mujyi gukora. Yaraje ngo mu kazi gasanzwe ngahigira mu mujyi wa Kigali, ngo niko kuvugisha umukobwa bakundanaga asanga yaraye arongowe mu ijoro ryo kuwa mbere. No kuvuga ngo yahise afata icyemezo cyo kujya kwiyahura. Yafashe icyemezo kitari cyiza cyane, nkuko iyi polisi y'igihugu yari iri hano kwa Makuza igihe mbirasi itari yahagera. Bafashe umurambo babawushyize mu ino modoka itwara abantu, ndetse iyi modoka uyu uyirebye ubona imeze nka zino za patrouille nkuko namwe muri kubibona mu mashusho. Tubafite video itandukanye, tubafite video y'amashusho ndetse n'amafoto tuvugana n'abaturage. Mujye kuri YouTube channel zacu za Kidasamura Movie, iyi video muyirebe. Gusa nyaboneka umuntu ureba ino video ntuze kurira cyangwa ngo ugire agahinda, kubera yuko iyi video ibintu bikubiyemo biteye ubwoba. Muhawe ikaze mukuri Kidasamura Movie, ndetse mujye mukurikirana amakuru ya buri munsi tubagezaho. Ngewe ngiye kubaha ino nkuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura. Nkuko iyi nyubako imaze guhubukamo abantu barenga 3, iyi nyubako yo kwa Makuza imaze kuhanukamo abantu barenga 3. Wibuka ko nanone hari umuntu wagerageje kwiyahura ariko ayituye hasi nawe aza gupfa.
bashatse kujya bajya kubipimira kuri iriya nyubako yo kwa Rubangura. Iriya nyubako yo kwa Rubangura basanga ni ntoya, yigize kwiyahuriraho umusore yikubise hasi ntiyagira icyaba. Umwe agerageje kujya kwa Rubangura yikubise hasi ahita ashiramo umwuka. Ni ukuvuga ngo ahantu niho hantu bahisemo amahitamo yo kuzajya baza kwiyahura. Iyi ni inkuru rero yari mu karere ka Nyarugenge ahazwi nko mu mujyi kwa Makuza. Uyu musore yiyahuye mu nyubako ahanutse muri foro ya 15 yikubita hasi ahita ashiramo umwuka. Nk'uko ambirasi yari ihageze bagiye kumujyana Kacyiru kugira ngo bamupime barebe icyo yazize muri rusange. Ubu ambirasi igiye kumujyana mu busuzumiro, ndetse kandi urabizi ko umuntu bamujyanye Kacyiru bareba ibintu bikiri bizima bakabikuramo bakazabiha abandi batifashije cyangwa batishoboye. Ku muntu nk'uyu nguyu wiyahuye bitunguranye nta ndwara n'imwe yari ifite, baba bagomba kumugeza muri laboratwari Kacyiru bakareba ko hari ikintu bavanamo. Iyo atarashiramo umwuka neza nibwo bakuramo ibintu bigiye bitandukanye byo kwifashisha. Nk'uko mubizi ngi nitwa Kakidasamura urinzwe n'Imana Emmanuel, mba nabifatanyije. Mugire icamunsi mwiza. Mugenzi wanjye Gatete agiye kubashyiriraho ibyiriwe mu mujyi wa Kigali. Mukomeze mwikurikirane.